namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri bihe erega sino kurekura namenye kuri se w'imfubyi Imana y'imuri bihe erega sino kurekura namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri bihe erega sino kurekura uturinda buri munsi ibitero bya Satani uri umurengezi wanjye uri igihome cyacu turaryama twiziguye kuko utubereye maso uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba reka abantu Yesu abereye mu ruhande bamukomera amashyi biyicarira Imana ibaha umugisha mwinshi cyane namenye ko ari se w'imigisha Imana yimura ibihe ariko hari abantu batayirekura nkangera hari abantu batayirekura nkange ako mwambabarire mukanyikiriza ko ntambe bantunze zibonera badi mwamvugiye ngo amina hanyuma maze iminsi nkora ubushakashatsi ibintu bya Yesu abafaransa baravuze ngo ni recherche hanyuma sinzi abandi bavuze ngo ni research ako abantu baheruka mu ishuri mwanyibukije di nasanze ibya Yesu nta mwakubitera utabuvuye ku kazi unyuze ahantu kwinywera ka kofi ukabuzi ko biri bugutera amangati ibi bintu nta mangati bitera nta mwakubitera ahubwo iyo ugezemo hari uwayaguteye ibi bintu birayavura bivura umwaku bivura uwo kwa Masenge bivura uwo kwa Marume bivura uwo mu gisekuru ariko mana yanjye reka dusome ry'Imana riri mu Kuva ibice 14 dusome ku murongo wa 24 tumanuke hepfo twumva icyo Imana ivuganye natwe turasoma 24 na 25 turasimbuka ku murongo wa 30 tugeze ku wa 31 hanyuma nibwo buhanuzi nje guhanurira muri aya materaniro haravuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu ariko Bibiliya zanyu niko zivuzera yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba akura inziga ku magare yabo bituma kururika ruhije cyane Abisiraheli baravuga bati Abanyegiputa baravuga bati duhunge Abisiraheli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa namwe niko havuze 30 haravuze ngo uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisiraheli Abanyegiputa Abisiraheli babona intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja Abisiraheli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose nagira ngo mufunge Bibiliya zanyu mwiguriye abantu barya amandazi abandi barimo barya ibiraha byarashye imitima y'abagore n'abagabo abasore badasigaye hanyuma tuganire kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo Imana yitamuruye bugicya narimvuze ngo Imana yitamuruye bugicya Imana yitamuruye bugicya kandi amakuru ushaka kukubwira nabwo yitamururiye abantu badahari Imana ntabwo yandarika ibintu nta nubwo rwose oya ntabwo ifite ibintu byo kunyanyagiza yitamuruye bugicya bukirimo guca Imana iritamuruye hari abantu babonye Imana yitamurura
bakaba babyutse bikemera, bakaba bagiye ku kazi bigakunda. Inama z'abaganga ntizateranye ngo zige ku ndwara murwaye, akaba ari hano ariko inama y'abaganga itateranye kubwe. Kandi nubwo yaba yateranye uracyafite amahirwe, Imana yitamuriye ubuzima bwakomeza. Ariko uwashizwe muri moruge, uwamaze gushingurwa, uzashingurwa ejo, ibintu bye byarangiye. Ariko wowe ugitera kuka, ukarambura ukuboko bigakunda, ukarambura ukuguru bigakunda, ugasiga ka rouge à lèvres bikemera, ugatebeza ishati, ugafunga ibipesu, ugafunga umukandara ku ikoboyi yawe cyangwa itisa bigakunda. Yakwitamurura cyangwa yatwirengagiza, yakwitamurura. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira kuri aya magambo aryoshye. Hanyuma nidusanga Imana yari itamuruye turayishima, nidusanga hari ahantu dukeneye ko yongera kwitamurura turaza kuyisaba kandi yitamurure. Umugabo hano avuze ibintu by'abapfumu, numva urumeza rurimo rurava mu birenge rukangera mu mutwe, numva imbeho irantashye. Kandi murabona ko uyu munsi nambaye neza, sinzi niba udafite icyari, niba utabikomera Yesu amashyi. Nambaye neza, nukuri ko Imana ndamutse ninjiye ahantu nkakomanga bavuga batumuhekera Rwanda, umubyeyi w'Imana n'igihugu, mumuhe karibu. Sinahagarara banyicaza kubera ko hari umuzimu wapfuye. Hakubwo mwabaye muteko kubumbagire nte, mbagire nte. Erega Imana yari itamuruye. Ubutaha ningaruka, jewe iby'abapfumu ntabwo nabikuriyemo, ariko mu myaka nk'ibiri ishize nahuye nabyo, nagize intambara yabyo. Hari ibintu umuntu avuga mukagira ngo ahari yabuze inkuru aganira. Uriya mugabo Imana yamuyoboye kandi vraiment imuha umugisha kuko yamuyoboye. Uyu munsi ushobora kuba ubona inshishi zitonze umurongo iwawe ukagira ngo ni amavuta yamenetse, ariko zifite uwazitumye. Ushobora kubona bya marijozi bicicikana mu nzu ukagira ngo hari akarasisi gahari cyangwa igiterane cya marijozi, nyamara hari abantu bigize bya marijozi. Uyu munsi ushobora kubona ibijangwe bicicikana iwawe, nta n'inka utunze cyangwa ihene, ngo byaje kunywa amata, ukajya ugira ngo ni ibijangwe byo muri karitsiye, hari umuntu wigize ikijangwe. Reka mbabwire, muve mu mubiri mujye mu mwuka, kuko mu mubiri ni habi. Nuramuka ugiye mu mwuka uzamenya neza ko ibyo turwana nabyo nabwo ari ibintu bifite inyama n'amaraso. Aleluya. Dusomye kuva ibice 14 ku murongo wa 24 na 25, dusimbuka 30 tugera 31, ariko nabwo ariho ndi buhere. Ndaza guhera ku mugabo witwa Nowa, wabyaye abahungu 3. Umuhungu we w'imfura ni Hamu, uwa kabiri uwa mbere ni Shemu, uwa kabiri ni Hamu, uwa gatatu ni Yafeti. Bibiliya iravuga ngo nyuma ya wa mwuzure imyaka 2 ishize, Shemu aturukwe imfura ya Nowa, Hamu nawe aturukwe, Yafeti nawe aturukwe. Nowa yarokokanye n'abahungu be 3 n'abagore babo n'umugore we, bose wari umuryango w'abantu 8. Hanyuma nyuma y'umwuzure hashize imyaka 2, Shemu imfura ye arabyara, abyara umuhungu amwita Arupakisadi. Ndajya ngenda mvuga imyaka aba bantu baramenye, hanyuma bakipfira bakava ku birayi. Ndashaka kukubwira ngo ahantu wicaye hari undi wahahoze, nuna hava hari undi uzahicara. Ndashaka kukubwira ko imodoka utunze n'impamba y'urugendo, nusanga umuntu ahagaze mu cyapa jya umuhari ifuta umwunguruza umugeze imbere, kuko nushiramo umwuka telefone yawe tuzayisigarana, imyambaro yawe tuzayigabana, tuguhe ibishaje dusigarana ibishyashya. Nta na simukadi tuzaguha, nushaka uzaba umaze icyumweru ubonye perime ntayo tuzaguha, kuko irusororo n'inyamirambo nta binyabiziga bibayo, nta mihanda itwarayo, nta traffic police zibayo ngo zizakubaza perime. Biba byarangiye. Salomo yaravuze ngo abapfuye ntacyo bakibuka, ngo ariko abazima bo bazi ko bazapfa. Hanyuma rero Shemu yamaze imyaka 100 avutse, abyara Arupakisadi. Amaze kubyara Arupakisadi arama imyaka 500, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Hanyuma arasaza asanga abasogokuru mu gituro. Shemu aripfira, filime yirizinga. Arupakisadi nawe yamaze imyaka 33 avutse, abyara umukobwa w'imfura mwita Shera. Shemu Arupakisadi yaramye imyaka 403, ayibyaramo abahungu n'abakobwa, nawe aripfira. Hanyuma Shera yaramye imyaka 30, abyara umuhungu amwita Eberi, amarama imyaka 403 nk'iyase, ayibyaramo abahungu n'abakobwa.
hanyuma shera nawe aripfira. Eberi nawe yamaze imyaka 34 y'amavuko, abyara Peregi, arama imyaka 209, ayibyaramo abahungu n'abakobwa, hanyuma nawe arasaza aripfira. Peregi yamaze imyaka 30 y'amavuko, amaze kuyibamo abyara umuhungu mwiza mwita Lewu. Peregi arama imyaka 209 nk'iya se, hanyuma nawe aripfira. Lewu yamaze 32 avutse abyara Serugi, amaze kubyara Serugi arama imyaka 207. Serugi niwe ubyara Nahori. Nahori yamaze imyaka 29 abyara Tera. Nahori yaramye imyaka 200 arangije arapfa. Ndikumva mikoro irimo kugabanuka, murimo kunsubizayo. Hanyuma Nahori niwe wabyaye Tera. Tera yamaze imyaka 29 arama imyaka 119. Yabyaye abahungu 3. Imfura ye Tera yayise Aburamu, uwa kabiri amwita Nahori, amwitirira se umubyara, uwa gatatu amwita Harani. Hanyuma Tera yavutse inyuma y'igisekuru cya 7 cyo kwa Shemu, ukomoka mu muryango wo kwa Nowa, aza yitwa ubundi bwoko. Mu muco wa Kinyarwanda iyo abantu barengeje igisekuru cya 7, amategeko n'umuco nyarwanda cyangwa wa Afrika ubemerera gushyingiranwa, kuko aba bantu nta sano baba bagifitanye. Tera rero yaje nyuma y'igisekuru cya 7 cyo kwa Shemu. Shemu ukomoka kwa Nowa. Iyo bazi iki gisekuru kuva kwa Shemu kugera kwa Nahori, usanga kirengeje 7 kuko gifata mu bisekuru 8. Aza yitwa ubundi bwoko bwitwa ubwoko bw'Abakarudaya. Hanyuma aza mu bwoko butizera Imana yaremye isi n'ijuru, aza mu bwoko busenga ibigirwamana, bukabipfukamira, bukabibaza, bukajya no kubicuruza ku isoko. Bibiliya ivuga yuko Nahori, urubyaro rwa gatatu rwa Tera, yaguye muri Uri y'Abakarudaya, arapfa. Ariko apfa asize umwana w'umukobwa. Hanyuma Aburamu nawe yarashatse, ashaka umukobwa witwa Sarayi. Murumuna we Nahori ashaka umukobwa witwa Miruka, bubaka umuryango. Ariko Aburamu niwe wafashaga Tera kubaza ibigirwamana mu giti cyitwa Goferi. Goferi reka tuyigereranye na Ribuyu kuko nicyo giti cy'agaciro nzi mu Rwanda. Ngo hari n'ikindi giti cyaje cyitwa Muvura. Ababaji bari hano baranyumva cyane. Babazaga ibigirwamana mu giti cyitwa Goferi. Aburamu akabibazanya na Tera, bagakuramo ibigirwamana bakajya kubicuruza. Biravuze ngo iyo wageraga kwa Tera ushaka imana y'inyamagambo, kwa Tera barayigucuruzaga. Ubu dufite abantu hano mu materaniro baguye mu mitima, bacumuye, ahora yibaza ati ariko runaka arakijijwe, yarenze umusaraba, yarabenutsagwa inyuma yawo, ubundi amagambo runaka avuga yakurahe? Nuko yaguze ikigirwamana kwa Tera cyitwa ikigirwamana cy'ikinyamagambo. Dufite abantu rero baguze imana kwa Tera z'inyabugugu. Nukuvuga ngo kwa Tera iyo washakaga imana y'inyabugugu, kwa Tera barayigucuruzaga. Iyo waza gushaka imana y'inyabwibone, kwa Tera barayigucuruzaga. Iyo waza gushaka imana ikunda kamanyinya. Dufite abantu bakijijwe ariko ku musego bafite akantu asoma nimugoroba yagiye kuryama. Ntabwo uravayo nukizwa neza, icyo kigirwamana uzakirukana, wakira imana nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Dufite abantu baje mu rusengero ariko bazana ibigirwamana byo gusambana. Araririmba ariko akisanga yasambanye, arahanura akisanga yasambanye. Nari mfite umuntu 2008 cyangwa 9 kuko maze iminsi nkijijwe, navuga ko atari myinshi sinamike, nakijwe mfite imyaka 10. Ntangira kubwiriza kuva icyo gihe. Natangiriye mu muhanda no mu isoko, kandi murabona ko maze gutarantika. Ejo bundi ku rusengero bamfeteye anniversaire rwose yo gutarantika, naratarantitse. Hanyuma rero 2009 nari mfite umuntu w'umuhanuzi cyane, yarahanuraga, yasengeraga mu itorero rimwe ntari buvuge, ariko iyo yabaga arimo abwiriza abantu barariraga kubera afite ijambo, indwara zigakira. Ariko akamamagara akambwira ati buriya wabonye cya gikobwa cyari muri worship team cy'inzobe cyane kuruta abandi, ati burya nagitikuye, Imana ikubabarire. Ejo akamamagara ati mfite igiterane Gisenyi, akagenda akagisenya, akongera akamamagara ati nahuye n'undi w'igikara wagira ngo yakamiwe amata, arayanywa aranayakaraba, bamusiga amavuta y'inka, nawe namutikuye n'ubundi nabyongeye. Nibyo bintu yahoragamo buri munsi, yahoraga muri nongeye. Kandi iyo
yamuhanuriraga mu gitondo, saa sita byarasohoraga. Iyo yanuraga saa sita, nimugoroba byarasohoraga. Wakwibaza ngo kuki yakoraga ibyo bintu agakomeza agahanura? Ubu se reka mbabaza, icyapa kiza mu mujyi gishobora kiza i Kigali gihagaze kuri Nyabarongo ngo welcome to Kigali, ntugisiga kuri Nyabarongo ukaza ukagera i Nyamirambo, ukagera i Nyarugenge, ugakomeza Kicukiro, ugakomeza n'ahandi n'ibindi. Rero ni nkabyo. Bibiliya rero iravuga ngo Aburahamu aza kubona Nahori murumuna we ateye abyaranye n'umugore we Miruka, babyara umwana w'imfura bamwita Loti. Loti nawe abyara abahungu n'abakobwa. Aburahamu ngo atangira gutekereza ku mana za Setera, aravuga ngo izi mana za data Tera. Ndi ku ijambo rivuga ngo Imana yitamuriye bugice, ariko muri aho kandi haleluya. Hanyuma ngo arangije atekereza ku mana za Setera, aravuga ngo izi mana za data Tera zidashobora kuzibura inda y'umugore wanjye Sarayi ngo abyare. Yigira inama mu mutima ngo bari bafite ikigirwamana cy'umuryango, ngo aravuga ngo nzakisitazaho, nimbona nzanye ibibembe ku mubiri nzamenya ko bizatinda kikampa urubyaro. Ngo arangije akisitazaho kigwa cyubamye, bishatse kuvuga ngo nta yindi mana ikwiye kubararirwa usibye Imana ya Isiraheli. Mwanyikirije ngo amen. Ariko ngo itanegurizwa izuru, Imana itareba aho umuntu akomoka, Imana itareba amashuri umuntu yize, Imana itareba kavukire y'umuntu, ngo iba yitegereje mu mutima wa Aburahamu. Tuyikomere amashyi kuko ni Imana ireba mu mutima, ngo iba yahitegereje iramugenderera. Ariko hari abantu yagendereye ngo bayongere amashyi, iramugenderera iramubwira ngo Aburahamu, sohoka muri Uriya Bakarudayi, usiga inzu ya so, usige bene so, ujya mu gihugu nzakwereka. Ntabwo waba wicaye hano utaravuganye n'ivuga bikaba yategeka bigakomera. Itanegurizwa izuru, Imana ihaguruka ntihagire umuntu yicaza, irambura amaboko ntihagire umuntu yahina. Imana ireba ntirebere, Imana ireba iterekwa, Imana y'intwari mu ntambara. Narababwiye ngo ni isambu itarumba, ni igiti cy'inganzamarumbo, ni ubwugamo bw'abayizera, ni umukozi w'umuhanga, ni ibyiringiro bidakoze isoni. Biramubwira ngo sohoka, atarayemerera, ngo atarayemerera. Imusezeranya ibintu 7 ngiye kubabwira. Icya mbere iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. 2 nzogeza izina ryawe. 3 nzaguha umugisha. 4 uzaba umugisha. 5 abazakwifuriza umugisha bazahabwa umugisha. 6 abuzifuriza umugisha bazabona umugisha. 7 amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri wowe. Ngo Aburahamu akimara kubyumva, yumva ivuganye nawe ibivuze bitandukanye n'ibyo Setera yavuze. Dushimiye Imana yavuganye natwe bitandukanye n'ibyo barangwida batubyara bavuze, ikavugana natwe bitandukanye n'ibyo ba Rudoviko batubyara bavuze. Ariko mwakabyaramwe, Imana yavuganye natwe ijambo rirusha yandi yose gukomera. Pawulo yaravuze ngo tuzagira nituramuka turyitayeho, tuzagera kure, nituryitaho tuzakomera, tuzagira umugisha nituramuka turyitayeho. Kiramubwira iti ariko tandukana n'Abakarudayi, usige bene so, ujya mu gihugu nzakwereka. Ngo akora ikosa ryo gukora kuri Loti kandi ni Umukarudayi. Ngo barahagurukana, bageze ahantu bita Harani, ngo arahamutinza. Ubu dufite Abakarudayi twimukanye nabo. Ukora ritime muri korari nawe akayikora, ujya prayer mountain gusenga nawe akajyayo. Waza umubwira iki? Uravuga ngo sani meni give quality, nawe akavuga ngo shikorobos sandarabos sanda shikorobos. Biragoye kuba wamenya ko ari Umukarudayi yamwimukanye, kuko iyi Imana ivuga ngo nzaguha amafaranga abahari, iyo ivuga ngo nzaguha akazi abahari, iyo ivuga ejo hazaza hawe abahari. Mbibutse ko Imana ntabwo ibivuga iyobewe ko hari impamvu biyitera kuvuga uwo munari. Ni Imana irebera iherezo ry'umuntu mu itangiriro. Subwo muranyumvishe, irebera iherezo ry'umuntu mu itangiriro.
mbega abantu babona itangira ryabo ridafatika, Imana irakureba ikabona mu gihe kizaza bizakomera. niyo yonyine. Ubundi mu Isiraheli ntabwo narababwiye ngo umwana wa munani ntiyemerwaga. Yari umwana usuzuguritse, nta nubwo yakomangaga ahantu ngo bamuhe amazi yo kunywa, ariko Imana yaramurebaga nka Dawidi ikabona mu gihe kizaza azaba umwami wa Isiraheli. Nje kukubwira ngo ni Imana irebera iherezo ryawe mwitangira. Uyu munsi urimo urasitaragoringa, ariko iherezo ryawe Imana yarariteguye. Uyu munsi urimo uraca mu bizigu, ariko Imana uko bizasoza ifite uko yabipuraninze. Mwayikomeye amashyi yo kabyara kwitabura uko igenza. Bamutinze Harani. Buriya umuntu wabonye Aburahamu atindi Harani yamwise ikigwari. Dufite abantu twatangiranye nabo na korari kubera ko ari abakarudaya bisoza bayisenya. Dufite abantu twatangiranye nabo umurimo kubera ko ari abakarudaya bakurura bishira. Umukarudaya muvana mu rusengero uzi ko ari umuntu mujyana mu ijuru, mugatangira na business ugashiduka gushyunduye. Wacungana nabo ukambara intuza ipingu bakakujyana i Madrid. Ukajya wibaza uti ni runaka wuzuraga umwuka nkavuga ngo amin. Ni runaka avugaga ngo tasi meni give qualite mu sante dizine fu satara ntiyimukiye mageragere. Ugakubitwa n'inkuba itagira amazi ku manywa y'ihangu bikagucanga bikakuyobera. Buriya rero nabonye ubuzima ni nk'igitabo kigizwe na page nyinshi, kandi buriya buri page iryoha bitewe n'usoma. Niwumva umuntu akuvuga neza cyangwa nabi, jya wituriza wikomereza, biterwa na page yaryoheye usoma. Subwo mwakomye amashyi mwakabyarana. Iyo umuntu yambaye ijuru impindurize, isi mubeshya ko yambaye. Bega iramubeshya ikamubwira ngo araberewe. Iyo wambaye ijuru impindurize, isi irakubeshya ngo uraberewe. Ubu rero tubana n'abantu bambaye ijuru impindurize. Ntimuzahure kuko ubushize narababwiye ngo ni amavampaye akudodera umwambaro, agukorogera uburozi akanabusengera. Nigeze kujya kubwiriza Nyagatare haza 2009 cyangwa 8 cyangwa na 7 mwaho, njye ahantu hamwe mu giturage kimwe ngiye gukora igiterane. Hanyuma umudiyakoni aza kunyakiriza icyayi cy'amata, aragisengera, avuga meni sante abogisisirine, arimo akoroga mu burozi. Ijwi rirambwira ngo icyo cyayi kiraroze ucinywe kandi umurimo wanjye uzakomeza. Mbaza Imana mu mutima ngo kuki ngiye kunywa icyayi gifite uburozi, kandi ubimbwiye irambwira ngo akiguhaye kugira ngo igiterane gipfe. Hanyuma mfite ahantu, ariko Imana ifite ahantu mwakabyaramo, ifite ahantu izakura ubutabazi bwawe, ifite ahantu izakura inzira, ifite ahantu izakura ineza yayo ikakubonekaho. Imana ifite ahantu izakura ingabo zikurwanirira, ifite ahantu izakura ubwishyu bw'amadeni ufite, ifite ahantu izakora iyo business iri gupfa ikazuka. Imana irahafite. Ariko wa gatanu nimugoroba icyayi ndakinywa, sijya ukunda amata. Nijoro ndaramwitererera numva ndi umuriro. Epfo njya za Nyagatare za Rwempasha nkabona arimo aratoragura amashashi kandi u Rwanda rwarayaciye. Reka mbabwire, Imana ntabwo izatuma abanzi bacu bavugiriza impundu kunesha. Dawidi yavuze ngo siko bizaba ku bantu bamutegereje, ngo muri bo ntawe uzakorwa n'isoni. Aravuga ngo keretse abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu, niba bazakorwa n'isoni. Ubu rero ari umuntu wakureba akagira ngo waje gukora ubusa. Zaburi ya 84 ivuga iki? Bene Kora baravuze ngo ahirwa abantu baba mu nzu yawe, ngo babasha kugushima ubudasiba. Baravuga ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Baravuga ngo imvura y'imigisha icambika imigisha, ngo aba bantu bagenda bagwiza imbaraga, ngo bakaboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Niyo mpamvu amagambo aza tugakomeza, niyo mpamvu ubushomeri buza tugakomeza, niyo mpamvu batugambanira ku kazi tukabasuhuza, niyo mpamvu baturogesha tukagumya tukabaho. Mwambugiye ngo amina. Bucye Imana isanga Aburahamu iramubwira ngo tandukana na Loti.
ujye ibumoso, najya ibumoso ujye iburyo, najya iburyo ujye ibumoso. Reka mbabwire ibintu biranga Imana ku muntu yahamagaye. Iyo Imana yaguhamagaye irakurwanirira. Iyo Imana yaguhamagaye irinda umugambi wayo ku buzima bwawe. Niwicara ukaganira n'igihugu cy'umutima wawe, uzasanga yakurindiye mu byaha atari uko wari uzi kuyisenga. Ni umugambi Imana yari igufiteho, ni umugambi Imana yari ifite ku buzima bwawe. Kabana nubwo haza ibintu bisuma byiruka kuruta kibona umwe, bimeze nka za rumoroki zacitse feri, ntabwo bishobora kurogoya umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu Imana yahamagaye. Iyo Imana yaguhamagaye iguhozaho ijisho, abarozi bararoga bagasanga ijisho rirahari, abantu babara iminsi bagasanga ijisho rirahari, abantu baravuga ngo biracitse bagasanga ijisho rirahari. Iyo yaguhamagaye ikurwanirira intambara uzi n'izo utazi. Hari abantu yarwaniriye bakabibonesha amaso, bari muri aya materaniro ngo bayihe amashyi. Yarakoze nirurangiza rwa burundu. Mutekereze ko iyitabaye ntabwo yitabaza woni, iyitabaye ntiyitabaza imiryango mpuzamahanga, iyitabaye ntibaza ba Rudoviko duturanye uko izabigenza. Kubera iki Imana ntawe ibaza, ni Imana iza nk'Imana, ni Imana ikora nk'Imana. Natangiye mvuga ngo irambuye amaboko nta muntu ushobora kuyahina, kuko nirurangiza rwa burundu yatsindiye isoko ryo kuturengera. Reka nsoze ku kintu kiranga Imana ku muntu yahamagaye. Iyo yaguhamagaye iguha umugisha. Reka mbibutse ko umugisha w'Imana ntabwo uri ahantu utuye, uri kuri wowe. Umugisha w'Imana nushaka ubutega igare muragendana, nushaka ubutera imetero muragendana, nushaka ubutwara imodoka muragendana, nushaka ubugenda n'indege muragendana, nushaka uburi mu murimo uhinga, umugisha w'Imana ukuriho. Abantu bariho umugisha w'Imana bavuze ngo amen. Loti ahitamo Sodomu n'i Gomora. Cyari ikibaya cyiza urebesheje amaso, washyiramo ubwatsi, inka zikarisha, inkwavu zikarisha, ihene zikarisha. Hanyuma ngo Aburahamu akomeza inzira ijya i Kanani. Hanyuma ngo ageze atandukana na Loti. Baratandukana, ajya iburyo undi ajya ibumoso. Hari abantu twatandukanye nabo bajya mu bibaya byiza, tujya mu misozi, bagira ngo ibintu byacu birarangiye, ntibamenya ko Imana ari bwo bitangiye. Niba mwambaye imyambaro yadozwe n'abantu, Imana niyo itazi kudoda. Niba umubiri wawe nta ruteranyirizo ufite, mugira ngo Imana si impanga mu kudoda, ariko iradoda cyangwa ntabwo idoda. Imana ni umudozi, ni umukozi w'umuhanga. Ngo akomeza inzira y'imisozi, aragenda ajya i Gilugari, arakomeza ageze i Kanani ngo abamba amahema. Aburahamu amaze kuyabamba araruhuka, ariko Sarayi umugore we aramuzengereza, aramubwira ati ariko Imana yadukuye muri Uri aho twaryaga, ikadukura muri Uri aho twari dufite ubutunzi, ikadukura muri Uri aho twabonaga amafaranga bitatugoye, tukaba turimo gupfundikanya n'Imana bwoko ki. Mbibutse mu nzira inzara yarabariye, irabarya ngo bajya gusaba ibiryo muri Egiputa. Aburahamu abwira umugore ngo nitugerayo ubabwire ko ndi musaza wawe ukaba mushiki wanjye. Ngo Sarayi yari umugore mwiza. Buriya Bibiliya nivuga ngo ikintu cyari cyiza, buriya cyari cyiza empwenti, nta komenti washiraho. Ngo umwami nawe ngo bamubonye Sarayi baramubwira bati hari umugore waje arasa nk'agatoki umukene ahoza hijisho, ni inyamibwa mu bakobwa mama shenge, afite umubiri utose, yarakarabye araca, kandi ngo abagore bose beza nabo umwami, ngo bamuzanira umwami, ariko nijoro ngo ataramukozaho n'imitwe y'intoki. Iyera navuze ngo umuntu yahamagaye ntabwo ijya imukuraho ijisho, iravuga ngo utibesha ukazanira urubyaro rwawe umuvu. Ariko Pawulo bamubajije ngo tubwire icyo abayuda barusha icyo abandi, arababwira ngo irya mbere
ngo buriya mubona ni abantu babitse ibintu byasezeranijwe. Narababwiye ngo ibyasezeranijwe dufite Beki igize ihishurirwa yatuguriza, nuza Beneri ihishuriwe yatuguriza, kuko ibyasezeranijwe dufite bishobora kugurutsa indege nta benzine. Kuko ni ibintu bifite agaciro mu gihe turimo, ni n'ibintu bizakagira mu gihe kizaza. Muzi impamvu ni uko uwabidusezeranije n'uwo kwizerwa, nashyirwaho n'amatora, ntabwo akorerwa kandida libre. Ntabwo abantu bajya kwiga ngo bongere amashuri yo kumweguza. Umuntu avuga ngo ndumva naringize imyaka 45 reka njya kwiga kandida libre nza njye muri politiki uriya mwami nzamukureho. Ni Imana yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi. Yesaya yaravuze ngo ijuru ni intebe yayo, isi ni intebe y'ibirenge byayo. Hanyuma Yohana yungama aravuga ngo izatura muri twebwe, izagendera muri twebwe, izatubera Imana tuyibera ubwoko. Hanyuma kandi kurira no gutaka ntabwo bizongera kubaho ukundi. Ndashaka kubabwira ko ubu turi ku birenge by'Imana. Ni wisanzure nk'uri ku birenge by'Imana. Nuvuga nk'ubirenge nk'uri ku birenge bya so. Kimwe nuko twaje imbere y'Imana. Sarayi ngo aramuzengereza. Aburahamu ngo ajye gusenga. Ako nsaba umugisha abantu baje gusenga pe. Oya, Imana ibaha umugisha mwikomera amashyi. Reka mbabwire ntabwo mwaje guhamba imbwa. 2009 higeze gutera imbwa muri Nyarugenge. Hateye imbwa muri Nyarugenge. Imbwa zarateye ziratera zikarya abantu zikagira ziti. Ako mwari muri he nkama? Umujyi wa Kigali wemeza ko izo mbwa bagomba kuzica. Umuntu wahambaga ikibwa kimwe icyo gihe yahembwaga 5,000. Hanyuma ubu leta yarabongeje batekereza iravuga iti abantu bakora umuhango udasanzwe. Uzajya tumubonye ikibwa kimwe mujye mumuha 20,000. Mutekereze yabonye nk'ibibwa bine bishe ari bubishingure. Aho babishingura nago leta biyireba. Niba leta itekereza kubahambye bimbwa, murabona Imana izatuvanira amaha abantu twazindukiye mu rusengero. Kabone niyo yaba ari iminota 30 hano waje kurasa. Ubundi gusenga nibyo byonyine bishobora kuba ari bomba atomike, ni igisasu cya kirimbuzi, kuko kirwana intambara abantu babana nizo batabona. Gusenga nibyo bituma abantu babona uhungabanye, ariko gusenga bikaguha ihumure. Mbega gusenga bizana ihumure mu gihe abantu babona ufite ibiguhungabanye. Gusenga bituma umukobwa agira imyaka 38 bakabona ni mwana duze. Bakajya bamubaza batari ko kudasazara, asaza ajya hehe? Ko yasenze Imana itari bayari, ko yasenze Imana isindagiza abasenga ikabasingiriza ibyo basengeye. Mu byigomba kumusingiriza harimo n'itoto, mu byigomba kumusingiriza harimo no gusa neza. Uzi umuhungu yasindagije agira 48, bakajya bavuga batari ko kudahinduka, mbenduza kudasaza. Asaza ajya hehe kandi asindagizwa n'Imana, yumva abayisenga ikabasingiriza ibyo basengera. Ariko murabizi ko Imana uyu mugore abiri budusingiriza ibyo twaje gusengera. Imana iyo wayisenze ikugabira ituze induru zihari, ikugabira ihumura ibiguhungabanya byaje. Iyo Imana wayisenze iguha amahoro amahana ari makomanga. Iyo Imana wayisenze ikugabira gutabarwa isoni ziri gukomanga ngo zigukore. Hari abantu Imana yatabaye bakabibonesha amaso. Mwambugiye ngo amina mwakabyaramwe. Ngo ajye gusenga, harayibwira ati ariko Eliyazari umunyadamasiko azanzungura. None bigende bite? Iramubwira ngo ntabwo azakuzungura, nzaguha umwana w'umuhungu. Arayibwira atoya subiramo ibyo wavuze. Navuye iwacu mbwira ngo uzampura ubyaro, ongera ubisubiremo. Ngo imwereke inyenyeri, iramubwira ngo ruzangana nk'inyenyeri. Imwereke umusenyi, iramubwira ngo ruzangana nk'umusenyi. Hari umuntu wibaza ngo kuki Imana ihora ivuga ibintu bimwe bidasohora? Ni Imana idaterwa isoni n'ibyo ivuga. Muzi impamvu Imana ihora ibisubiramo? Iragira ngo imvugo yayitandukane n'ibyo abantu bavuze, kuko abantu bavuze ubugambo, Imana ivuga ijambo. Kandi ibyo abantu bavuze ntibizaba, ariko ibyo Imana yavuganye nawe bizasohora. Nubwo uba n'iminsi itinze, ariko buriya iyo igukerereje Imana yashira gutegera. Bukeye reka nihute ngo atera inda Sarayi. Sarayi amutera inda, Imana imaze kumuhindurira izina. Afite imyaka 100, Sara afite 90.
iramubwira ngo nguhindura izina nkwisa Aburahamu, Sarayi ntazongera kwitwa Sarayi ukundi mwisa Sara. Ngo amutera inda ku myaka 90. Sara ngo wari warububye arongera aremba, agenda yemye aravuga ngo Imana irasekeje kuko impaye kubyarira Aburahamu ushaje. Ngo abyara umwana w'umuhungu bamwita Isaka. Isaka bisobanura ngo nuseka. Hanyuma Isaka amaze kuba umusore mukuru, nawe ashaka umukobwa mwene Nahori, baramumushingira, amubyaraho abana babiri witwa Esawu n'uwitwa Yakobo. Bukeye Yakobo ngo abyara umuhungu witwa Yosefu. Yosefu bakuru be 11, nari buvuga amazina yabo kuko ndayazi, bamugurisha Abishimayeli. Ariko Aburahamu yasinziriye ku gicaniro kubwo gutinda ku musozi w'amasezerano. Sinzi aho utinze, ariko ihanganira igicuku utegereza igitondo, inkoko yabika itabika amaherezo buzajya. Hanyuma ngo Imana iramubwira ngo kuko utabereye maso igitambo we ntambiye, uzaniye urubyaro rwawe umuvumo, ruzaba abashyitsi n'abimukira mu gihugu cy'ubunyage. Yosefu rero yavutse aje gusohoza iby'Imana yavuganiye na Aburahamu ku gicaniro. Ngo bamugurisha Abishimayeli. Abishimayeli nihuse cyane, navudutse mvuye nkaha ngeze nk'icyangugu. Abishimayeli ngo bamaze kumugura bamushyira ku isoko ry'umurimo, abakire abaherwe baza gupiganira isoko ryo kugura Yosefu. Potifari abari utsindira isoko ryo kugura Yosefu, amujyana mu rugo. Navuze ngo umugisha ntabwo uba ahantu bakumuntu. Ngo ageze mu nzu kwa Potifari, inka zibyara babiri, izakamwaga litiro 5 zikamwa 30. Ngo amadegede arera, ihene zibyara batatu. Amateka yo kwa Potifari ngo arahinduka. Muka Potifari rero ngo yitegereje Yosefu, agira ngo ni nka twa dusoresore tubona hano hanze aha tutazi ibyo ari byo. Ngo aramwifuza, amaze kumwifuza ngo Yosefu aramuhakanira, aravuga ngo hari idacu rwa kibera. Nubwo ijisho ry'abantu ritandeba ariko yirandeba, nubwo ijisho ry'umushumba ritandeba ariko yirandeba. Ngo muka Potifari asigarana umwambaro wa Yosefu. Biravuze ngo avuza induru, aravuga ngo Yosefu wa mugurano twaguze yaragiye kumfata ku ngufu, ankojeje isoni. Bene icyo bakita ikinyoma gifite ibimenyetso. Muzi ikinyoma gifite ibimenyetso? Umuntu aravuga ati runaka namubonye muri hoteli Kampala, hari mu kwezi kwa gatandatu mu matariki hagati y'10 na 13 na 18. Wabibara neza ugasanga koko wari wagiyeyo. Hanyuma ntabwo uzabasha guhakanira abantu ko iyo hoteli yayikubonyemo kuko waruri, kandi aba bantu bari babizi ko wagiyeyo. Akavuga ati jye namubonyeyo asohokanye n'umugabo, narabibonye. Icyo ni ikinyoma gifite ibimenyetso. Hanyuma ngo Yosefu bamushyira muri gereza, baramufunga. Mu buryo bw'abantu umugambi w'Imana kuri Yosefu wari uhagaze, ariko mu buryo bw'Imana wari utangiye. Hari ibintu byaba abantu babona byarangiye, ariko Imana ije gutangira kugira ngo yitamurure abantu babone ko ari Imana wizeye. Ngo arangije, ngo ageze muri gereza afunganwa biri bibwami, uwa vino n'uw'umutsima. Barota inzozi bose bazirotera ijoro rimwe. Hanyuma bukeye babyuka bahonze bababaye. Arababaza ati ko mwababaye? Uwa vino ati jyewe narose inzozi nsubira guhereza umwami gutya na gutya bimeze gutya. Undi ati reka da, ati jye narose nikoreye ikibo cy'imitsima ibisiga bicindira ku mutwe. Yosefu aramubwira ngo wowe uzasubira guhereza umwami vino, ariko wowe bazaguca umutwe bawumanike mu giti, ibisiga biwurire mu giti. Hanyuma bukeye barabarekura basubira guhereza ibwami, inzozi zabo zirasohora. Uw'imitsima bamuca umutwe, uwa vino akomeza guhereza. Bukeye rero ngo umwami arota inzozi, arota inka 7 zibyibushye n'izindi 7 zinanutse. Ariko abona 7 zinanutse ziconshomeye izibyibushye, abona amahundo 7 ananutse n'andi 7 abyibushye. abona ananutse amahundo n'amasaka amiraguye abyibushye. Ngo umutima umuhagararamo, ahamagara abacunnyi, abanyabwenge, abakonikona, abarozi, abacuraguzi bose, habura n'umwe utera inzuzi ngo amenye icyo bisobanuye. Ariko wamuhereza wa vino aravuga ngo ndi muri gereza, hari umuntu wari urimo imana zera zitabana n'abantu, ni mumutumize aze asobanurira ibintu by'umwana. Bajya gukura Yosefu muri gereza. Mwibuke Yosefu yajyaga arota ukwezi n'izuba n'inyenyeri bimwikubita imbere, akarota asenya. Hari igihe inzozi warose zizaba impamo, ariko haleluya, akarota asenya imiba y'inkwi yunamira umuba.
noneho rero urumva agiye muri gereza byari bifininye, ubwo ntibyari bisinziriye. Ngo barangije bamuzanira umwana, amusobanurira icyo bivuze, aramubwira ngo hazabaho imyaka 7 y'uburumbuke, haheruka imyaka 7 y'inzara. Ahita atanga inama abadepite bahicaye, abasenateri, abaminisitiri, inteko ishinga amategeko, inzego za militari na gisirikare na polisi. Aleluya, iz'ubuzima zihari. Aravuga ngo ibishimbo nibyera, ibirayi bikera, imyumbati ikera, ibinyamisogwe n'ibinyampeke muzabihunike mu bigega, kugira ngo imyaka y'inzara niza abanyegiputa bazabe bafite ibyo barya. Ngo iyo nama abanyabwenge bayikomera amashyi muri convention center. Umwami Potifari arahaguruka arabaza ngo mbese hari undi muntu mu gihugu cyacu wuzuye ubwenge, wuzuye ubuhanga, wuzuye ubushishozi usibye umuntu ufite ijambo ryavuzwe na nyiri ijambo utari Yozefu? Bose barahakana, ariko niba ay'Imana yayihe, bose barahakana, baravuga bati nta wundi usibye Yozefu. Aravuga ngo hatabayeho amatora, nta kampeni ibayeho, nta wundi muntu uzanduta mu gihugu cyanjye, nta n'undi muntu uzankurikira usibye Yozefu. Ababaye premier ministre. Ndashaka kukubwira ko ibyo bikomeye uri gucamo, Imana ntabwo yagutaye iragira ngo izaguhindure umuntu ukomeye, igucisha mu bikomeye kugira ngo izaguhindure umuntu ukomeye. Ngo aba premier ministre bene Yakobo wo kwa Isaka, Isaka wo kwa Aburahamu wo kwa Tera, ngo baza guhaha muri Egiputa. Inzara yari yarageze iwabo. Yozefu ngo ababonye arabamenya. Hari ibintu nabonye mu muntu utarakizwa neza ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo uhuye n'umuntu waguhemukiye, ubu twese abari mu badukubise twakererewe turabibuka. Ntabwo Jacqueline namwibagirwa ko yankubise asutse menshi ku mutwe, akakira hasi akankandagira ku mugongo. Wamwibagirwa uteze? Nushobora mwarimu wagukubisa ngo azamura imyenda, washyizemo amakaye imbere y'ikabutura y'ishuri, yakumva bivuga ati kuramo ibintu washizemo. Inkoni yari yagukubisa kongera akazi kuba kabiri, ntabwo ushobora kumwibagirwa. Ariko iyo tugeze muri Kristo, atwomora inguma z'abantu babona, akatwomora n'izo ku mutima. Yozefu ngo akibabona arabamenya, ariko ngo yuzura imbabazi zo kubabarira. Ahita asaba umwami Potifari, aramubwira ngo iwacu inzara yageze, asaba ko umuryango we wose uzaza muri Egiputa. Nguko uko bene Yakobo bimutse muri Egiputa, baza ari abantu 70, harimo abagore babo, abagabo babo, abuzukuru babo, abana babo, bimukira ahantu bita Gosheni. Bahageze rero Potifari wagize premier ministre Yozefu arapfa. Amaze gupfa biravuga ngo nugutanga himundi mwamutazi Yozefu. Amaze kwima ngo yitegereje ubwoko bw'Abaheburayo, ngo abana n'ubwoko bw'abanyembaraga, ngo abana n'ubwoko buzifatanya n'andi mahanga, ngo bugatera Egiputa bukayizungura bukayituramo. Reka mbabwira, ujya wibaza ngo abarozi bakuroga gute? Bakuroga bamenye inyenyeri kuriho. Ntabwo ari we baroga inyenyeri kuriho, baroga Imana yashyize kuri wowe. Ngo ahita yigira inama, aravuga ngo aho kugira ngo bazifatanye, reka mbashakire imirimo y'uburetwa. Nguko uko batangiye ubucakara ari abantu 70, batangira ubucakara. Imana ntiyongera kuvuga, ijwi ry'Imana riraceceka, abarota ntibakongera kurota. Bamara imyaka 400, hiyongeraho 30 y'ubuginga. Hanyuma mu myaka 400, nko muri 240 cyangwa 340, ngo aravuga ngo niba abana barushijeho kororoka bamaze kugwira igihugu, aravuga ngo niba byara abahungu bajye babica ntibagatume babeho. Abisiraheli bene Yakobo bari bafite amasezerano. Irya mbere bari bafite isezerano ryo gukurwa muri Egiputa bagasubizwa i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Isezerano rya kabiri bari bafite isezerano ry'uko hazaza Mesiya, hazaza umucunguzi akabakura muri Egiputa akabageza i Kanani. Isezerano rya gatatu bari bategereje Mesiya washushanywaga n'umwana w'intama wera, hanyuma uzaza akaba igitambo cy'amaraso, agakura ibitambo by'inuma n'intungura n'amapfizi y'ihene n'ay'intama, hanyuma akaba igitambo cya burundu. Muri iyo myaka 430
Mose yaravutse ntibamenya ko umucunguzi yavutse, barakomeza bakora uburetwa, barakomeza barakubitwa, bicishwa inzara, babana n'ibibazo, babana na strago. Nk'uko Imana igikubwira ngo ikoze ibi, wataha ugasanga birushijeho kuba bibi kurushaho, ukibaza uti ko Imana yambwiye ejo bundi ngo ibi n'ibi ingiriye icyo nkaba mbona biri kurushaho kubiha. Ntabwo ari uko yibeshe, Imana igucundi gushakamo amavuta. Niko umwanditsi Salomo yavuze mu gitabo cy'Imigani, yaravuze ngo Imana iducundi dushakamo amavuta. Hanyuma ngo Mose aravuka, araza akurira kwa Farawo, bamwigisha neza. Mbibutse ko Egiputa cyari igihugu cy'igihangange kimeze nk'Amerika ya none, cyari igihugu kimeze cyuzuyemo ubutunzi, nicyo cyari kiyoboye isi nk'uko uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyoboye isi. Mose rero bamwigishije amashuri meza nk'umuntu uzaba perezida wa Amerika w'icyo gihe. Ariga araminuza, ariko ngo amaze gukura, kuko yari yaronse amashereka y'Abaheburayo, ngo yigira inama yo kwiyambura icyubahiro cy'Abanyamerika b'icyo gihe, yemera kwitwa umuheburayo, abantu b'abacakara. Ngo asanga umunyegiputa ahohotera umwisiraheli, arangije yica umunyegiputa, arengera umwisiraheli. Abo bita ba Datana, ba Kora na ba Biramu bari abantu bigize nk'ibirumira habiri, bazaga kumviriza iby'Imana ibwira Abaheburayo, bakajya kubijajwa hirya hariya mu Banyegiputa. Ubu dufite abantu abazinduwe no kumva iby'Imana ivugira muri Shiro, kugira ngo bajye kubijajwa mu Banyegiputa bataza guteranira hano. Noneho rero ngo Imana ibarwara inzika. Mbibutse ko buri Imana ikurwaje, n'ingaruka nzababwira uburyo Imana ikurwaje, kuko narabyiboneye, mbibona iwanjye mu nzu. Hanyuma rero ngo bukeye Imana Nyiringabo ngo bimenyekana muri Egiputa ko Mose ari ku ruhande rw'Abaheburayo, yemera ko Potifari umwami wa Egiputa wa kabiri Farawo yirukana Mose muri Egiputa, akamwohereza inzira y'ubutayu. Yamuhaye inkoni, amuha n'imvumba y'amazi, amuyobora inzira y'ubutayu, amuyobora kujya kubana n'inzoka na sikoropiyo, kandi yirengagiza ko ijambo ryavuze ngo yaduhaye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Hanyuma ngo aragenda ajya mu nzira y'ubutayu. Abantu babonaga, bari bategereje Mose nk'umucunguzi uzabakura mu buretwa akabajyana i Kanani. Babonaga ko umugambi w'Imana upfuye. Ndashaka kukubwira ko niba Imana yaravuze ngo nk'ubu jyewe nzasazira i Burayi, reka mbabwire ukuntu nzasaza ameze nka Queen Elizabeth w'Ubwongereza. Niyo mpamvu natangiye no kubyitoza. Ndavuga ndi Queen Esther, uzababara azabara amataje y'i Kigali arebe iyo yiyahuriraho, kuko papa niwe utwara abatware, papa niwe utegeka abategetsi. Ako mubaye mute mwagiye mwiyaturaho ibintu byiza? Aho muri ntabwo ariho mwahoze, kandi aho mugeze ntabwo abantu babigizemo uruhare. Iyo abahakuye bahandi ikabageza aho muri, na n'uyu munsi ifite umugambi wo gukomeza ikatugezaho izatugeza. Nzasaza ameze nte rero? Nzasaza nsirimutse ku rwego rukomeye. Muribuka uko Queen Elizabeth w'Ubwongereza yapfuye ameze? Rouge à lèvres ntiyavaga ku munwa, ingofero ijyanye n'isengeri, ikote n'ijipo mini kandi iciye mu mucyo, idateza ibibazo abami bo mu isi. Gihe yarapfuye sinemera ko yapfuye, kuko yarinze yinjira mu mbo kiri mu mico. Ako mwagiye muba ku mico ko byica abadayimoni. Mubaye mute? Dukizwa nkizwa ntabwo nzabyibagirwa. Naciye mu mashuri menshi, ariko kuko nakijwe nkahita nkora umurimo wo kubwiriza, byajyaga bingora kandi mfite ijipo imwe. Hanyuma uyu munsi niba nagiye kubwiriza ahantu, najyaga mva hano nkajya ahantu bita epfo za Nyarufunzo n'amaguru, najyaga mva hano nkajya ahantu bita za Nyakariro n'amaguru ngiye kubwiriza. Buriya rero ntuzacira urubanza umugabo utagendeye mu nkweto. Buriya uyu mugabo aza aho yasitaye, aza aho yatsikiye, by the way, aza ahantu yakomeretse, aza izuba ryamwishe, aza imvura yamunyagiye. Nujya gucira urubanza umugabo, jya ubanza utekereze neza ko wagenze mu nkweto ye, kuko iyi nkweto niyo ifite ubuhamya. Uzi kugenda urugendo inkweto itakuryaga ikakurya, uzi kugenda urugendo inkweto yagufataga ikajabuka. Nyabuneka ntimugace urubanza. Najyaga mva hano Nyabugogo n'amaguru nkajya kubwiriza Kimihurura, nkajya kubwiriza hariya Kibicanga.
nkajya kubwiriza n'amaguru n'ubundi ndi butahe n'amaguru. None uyu munsi Yesu yatwiciye umwaka wa mu gitondo, dutega indege tukicara muri business class ahantu bita muri VIP, bakatubaza icyo dushaka. Hako mwakomeye Yesu amashi. Umwakura umwaka w'umutarano. Ubundi imyaku ni myinshi ariko hari n'uw'umutarano. Hari umwaka w'umutarano. Ubu hari umuntu wazana amafoto yanyu yahashize tukajya tugira ngo ni abavandimwe banyu. Ariko mwakomeye Yesu wakoze imirimo n'ibitangaza, uwitamuruye tukamubona. Yewe urebye agafoto kanjye ka kera usibye kubona inzobe n'igitambaro gipfutse amatwi, ariko ubundi mfite ijosi rimeze nk'irya cyasiga bita ikiyongoyongo. Hano ushobora kumenamwo amazi, inka zikanywa, ihene zikanywa, hari hameze nk'ibibumbiro by'inka. Ako Yesu wagize neza, azana inyama z'imuhanga, azana iz'Irwamagana, azitera ku bantu. Ariko Yesu ko yakoze imirimo n'ibitangaza. Azana inkoko zo muri Amerika turarya, ariko abantu bazizana Imana ibaha umugisha. Azana iz'inyamirambo turarya, azana izo muri Shiro turarya, tujya muri Mike tugacuruza bigakunda. Azana izo mu Bubiligi n'izo mu Bufaransa. Hako Yesu yarakoze adukiza amaga. Ubu hari abantu bari bafite imyata ariko uturenge twabo tumeze nk'utwiminje, kuko Yesu yaritamuriye ahindura amateka. Mose ngo agera ku iriba ry'umutambyi witwa Yetiro, yari yarabyaye abakobwa 7. Ifura yitwa Zeporo. Naje mfite gahunda yo kubigisha nk'abakristo bakuze. Ngo asanga abanyagirugari bari kubabuza kuhira intama za se. Arabahagarikira baruhira, baragenda babwira se bati twabonye umuntu tugirira neza. Ndagira ngo abantu bajye bagira neza bari mu materaniro bikomera amashyi, kuko imirimo y'Imana mukorera mu ibanga ntabwo Imana izayibagirwa. Ngo Isi arababwira ngo nimumuzane tumugirire neza. Bamuramiza amata bamwoza ibirenge, ngo aramukunda amushingira n'umukobwa w'imfura witwa Zeporo. Mutekereza umuntu wendaga kuyobora Amerika y'icyo gihe, sebukwe Yetiro yamugize umushumba w'intama ze. None utinze mu bushomeri umwaka umwe, urusaku rwakurenza rumeze nk'urw'inyoni y'inyombye. Abahungu barimo baraza bakagenda badasezeye, ni ba Suruduwiri, ni ba Rudomoro, abo nta kintu kibarimo. Imana irimo irategura umuntu we, irimo iramutunganya naza, azatera iva amatiku ashire, azakomanga avuga ijambo. Uwo munsi tuzakata keke na anniversaire yabaye. Mubaye mute mwakwitonze? Imana igutegerereje kukuzanira umugore ufite asirase, ujye urwara gripe ujye hariya ntuza epfiriya bakurebere gripe, kandi wari kugura utunini twa desa muri farumasi. Ariko nikuzanira umunyagataro azakumarira iki? Mwatuje ku inkono y'Imana iri kuziko, kandi nibisha ntago tuzarwara inzoka. Buceye ngo aragiye Horebu, ngo abona igihuru cyaka kidakongoka, ngo atambikishwa no kureba iby'icyo gihuru. Akigeze imbere, ijwi rivugira muri icyo gihuru. Reka mbabwire, ijwi rikivugira muri iki gihuru, nasanze nta hantu Imana itakura umuntu, nta naho itamugeze. Nubwo abantu babonye ibyawe bicitse, jya ubatangariza ko hari Imana izabidoda. Nubwo abantu babonye ibyawe byarapfuye, jya ubabwira ko Yesu yazutse azaza akabizura. Nubwo abaganga bavuze ngo taha utegereze kwipfira, jya ubabwira ko muri we dufite ubuzima. Biramubwira ngo kwetura inkweto zawe, kuko ahantu hagaze arahe ngo arazikwetura. Ikintu Imana yakoze yibwiye Mose, iramubwira ngo ndi Imana ya Abrahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Arayibaza ngo none uvugana nanjye urinde? Iramubwira ngo nibyo nje kukubwira. Nje kukubwira ngo genda ubwire Farawo arekure ubwoko bwanjye bugende. Arayibaza ati ariko se wowe uvuga nzagenda mbabwire ngo uri Imana ngo yasogokuruza ngo Abrahamu ngo Saka ngo Yakobo? Iramubwira ngo uzababwire ngo ndi uwo ndiwe, uzababwire ngo ndi ndiho. Reka mbabwire, umuntu wese avuga Imana bitewe n'ahantu bahuriye. Buri wese avuga Imana bitewe n'uko yayibonye, kandi naterura yivuga ajye umutega amatwi kuko afite ukuntu yayibonye. Hanyuma Imana iramubwira ngo numvishe kuniha kw'Abisiraheli, ndetse nabonye uburetwa abanyegiputa babakoresha. Nitegereje umubabaro bababaye
no gutaka kwabo kwangeza nyuma y'imyaka 430. Genda ubwira Farawo arekura ubwoko bwanjye bugenda. Natabarekura azabikora bitegetswe n'amaboko akomeye, kandi nzakora ibimenyetso n'ibitangaza. Mose ngo ahise ajya gusezera sebukwe, amanukana n'umugore we n'umwana w'umuhungu yabyariye aho witwa Girishomu. Hanyuma kandi Imana imusezeranya ko izamugira akamana gatoya Aroni akaba kanwa ke. Iranamubwira ngo sinzatuma Abisiraheli bava muri Egiputa amara masa, mbagabije ifeza n'izahabu abanyegiputa batunze. Ako mwakwihanganye ko Imana izabibanyaga ikabiduha. Erega siko bizaba kubayitegereza, muri bo ntawe uzakorwa n'isoni. Hanyuma ngo arangije aramanuka ageze aho ubutayu burangirira, asanga Aroni yaje kumutegereza. Bajya i Gosheni. I Gosheni Abisiraheli bari bamaze imyaka 430 Imana itavuga. Imana irongera iravuga. Ndayishimira ko muri Shiro Imana ikivuga. Nahageze nsanga Imana iracyavuga muri Shiro. Hari abantu birirwa biruka bashaka Imana ivuga. Imana yaha hantu muyikomereho iracyavuga. Imana iracyavuga. Iravuga niwacu muri Living Word Imana iravuga. Imana iravuga. Ngo Imana irongera iravuga, ivuga ukuntu bakuye mu buretwa ibajyanye i Kanani. Abasaza n'abakecuru bongera kumva Imana ivuga. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Mose ahita ajya kwa Farawo, aramubwira ngo Imana y'Abaheburayo yavuze ngo rekura ubwoko bwayo bugende. Farawo ngo yikomanga mu gatuza, arabaza ngo iyo Mana ni iyi? Aroni ngo ahita akoze inkoni ya Mose mu mazi, imigezi n'amasoko bya Egiputa bihinduka amaraso. Bukeye mu gitondo ngo ibikeri byuzura mu gihugu. Bukeye kandi ngo igihugu cyuzura inda. Nimwumva inda, abakozi bo mu rugo barwaye inda, abasenateri barwara inda, abaminisitiri b'ubuzima barwara inda, b'umuco n'abasiporo ese buriya ni babiri barwaye inda. Polisi zirwara inda, militari zirwara inda, abantu bose barwaye inda. Ngo ariko i Gosheni bakomeza kuba mu mahoro. Ariko abantu bari i Gosheni mwavuze ngo amina. Ngo i Gosheni bakomeza kuba mu mahoro. Hanyuma hari icyago cya gatatu cy'inda, nicyo abapfumu bagerageje kwigana ngo baravuga ngo uru ni urutoki rw'Imana rubikoze. Ku cyago cya 9 ndihuse murumva ibyago nsimbutse, ngo hateye umwijima w'icuraburindi. Imana ibwira Mose ngo Umwisiraheli abaga umwana w'intama, amaraso y'uwo mwana w'intama ayasiga ku nkomanizo z'umuryango. Murimbuzi nahanyura akabona aya maraso ntabwo ari buhinjire ngo yice umwana w'imfura. Nababwiye ko bari bafite amasezerano 3 niyo navuze, iryo gusubira i Kanani, iryo umucunguzi uzabasubiza i Kanani, n'undi mucunguzi witwa Mensi uzaza agakuraho ibitambo by'inuma n'intunguru. Hanyuma rero ngo babaga umwana w'intama, basangira inyama zabo, amaraso y'uwo mwana w'intama bayasiga ku muryango. Ngo abanyegiputa babiganye barokokanye n'Abisiraheli. Hanyuma ngo marayika aje kwica abana b'imfura, yahasanga amaraso akaharenga akajya kundi muryango udasizeho amaraso. Yajya handi hari amaraso akahatambuka. Ngo arara yisha abana b'imfura, agera no kwa Joe Biden wari uyoboye Amerika y'icyo gihe, ngo yica umwana w'imfura. Mu gitondo cya kare rero Farawo ngo abyuka asanga abantu bose baboroga ngo abana b'imfura bapfuye. Hari ibintu Imana igiye gukora, hari umukwabo Imana igiye gukora ku buzima bwawe, kugira ngo uwagukoresheje uburetwa amenye ko ari Imana ihagarara ku ijambo yavuganye n'umuntu wayo. Ngo ahita asoma disikuru, aravuga ngo ntegetse ko Abaheburayo uwo munsi umwijima ucura ku cyago cya 9. Abaheburayo biriwe batira ifeza, batira izahabu, akaza ati ntiza za miliyoni 300 z'amadolari ukamuhereza. Imana yari yatanze uburenganzira bwo gukokora abanyegiputa. Uyu mugoroba tugiye gukokora abanyegiputa. Abajya Dubai natwe twajyayo kuko bavukiye 9 nkayo twavukiye. Abajya mu Bushinwa twajyayo, ariko hari abantu bari mu kwizera nk'uko mfite, kuko yo bavukiye natwe niyo twavukiye. Ako murabyizeye cyangwa muraho muri mwifarini? Hari abantu babyizeye ngo bavuga ngo amena, ngo akaza akavuga ngo ntiza ya myenda yawe myiza iri muri garderobe ukamuhereza, ntiza bya byombo ukamuhereza, mudutiza bya byuma dufite igitarama mukamuhereza. Ngo uwo munsi biriwe bakokora abanyegiputa. Mu gitondo Farawo avuze ngo Abisiraheli nibave muri Egiputa,
abisiraheli basohokanye ifeza, basohokana izahabu, bahwituye abanyegiputa. Ngo baragenda bageze ku nyanja itukura, babamba amahema bararuhuka. Ariko bajyaga bubaka amazu, bakubaka amapiramide, bakubaka ibitaro, bakubaka amashuri, nta ngingo y'imari isohotse. Kandi kuba bari mu gihugu, amasengesho yabo yatumaga abanyegiputa bumva ituze, yatumaga akayaga gahuha abanyegiputa. Umunsi basohokaga muri Egiputa, habonetse agisida zidasanzwe, habonetse impfu zidasanzwe. Ngo Farawo arabaza ngo mbese abaheburayo bagiye he ko ibintu byahindutse mu gihugu cyacu? Hanyuma ngo baramubwira ngo niwe watanze itegeko ngo bave mu gihugu. Aravuga ngo ya tujye kubagarura kuko twaba duhombye. Imana yari yarabwiriye abaheburayo i Gosheni, irababwira ngo nimumara kuva muri Egiputa nzanangira umutima wa Farawo abakurikire. Icyo ngambiriye kugewe nk'Uwiteka ni ukwiheshereza icyubahiro kuri Farawo. Imana yiheshereza icyubahiro ku nyatsi zawe, Imana yiheshereza icyubahiro ku bihombo umazemo igihe, Imana yiheshereza icyubahiro mu bushomeri umazemo igihe, Imana yiheshereza icyubahiro mu burwayi umaranye iminsi myinshi. Icyo kinini cya buri munsi Imana yihesha icyubahiro nawe ukiveho. Ngo ategura amagare 600 y'intambara, ategura amafarashi, ategura ingabo zizi kurwanira mu kirere no ku butaka no mu mazi. Arazibwira ngo tujye kugarura abaheburayo. Ngo abisiraheli bubuye amaso, babona umukungugu w'amagare n'amafarashi bya Farawo. Ngo batakira Uwiteka na Mose. Ngo nuko Mose ajya mu ihema ry'ibonaniro, Imana iramubaza ngo niki gitumye untakira Mose? Bwira abisiraheli bakomeze bagende. Reka mbabwire, ibyo ubona nk'ibibazo Imana ntibibona nk'ibibazo, ibyo ubona nk'amadeni Imana ntibibona nk'amadeni, ibyo ubona nka cyamunara Imana ntibibona nka cyamunara, ibyo ubona nka gukorwa n'isoni Imana ntibibona nko gukorwa n'isoni. Iramubwira ngo babwire bakomeze bagende. Ngo yitegereje abaheburayo, abisiraheli, abona harimo abakwambuka inyanja itukura n'amaguru kuko bafite kwizera, ariko abona harimo n'abagira kwizera mu gitondo saa sita kugashira. Ngo nuko ababwira, asohoka mu ihema ry'ibonaniro, ababwira ibyo atekereza nk'umuntu wari ufite ibigwi ku Mana. Buriya hari impamvu Oliva nk'umushumba atajya acika intege mu byo ahura nabyo mu ntambara arwana nazo, ntiyemere kumanika amaboko ngo amasasu ye ayaha umwanzi we warushiriwe ngo ahindukire murase. Hari impamvu utajya umanika amaboko, ni uko uzi ibigwi by'Imana, ni uko uzi ko ari Imana itabara, ni uko uzi ko ari Imana idakoze isoni, ni uko uzi ko na nyuma ya zeru iyi Mana ikora. Ngo bubuye amaso, babona amagare n'amafarashi bya Farawo birabasatiriye. Ndasoje. Mose ngo bitegereje abona ubwoba bwabatashye, arababwira ngo nimwumve uko Uwiteka avuze. Uwiteka ari bubarwanirire. Ijambo amubwiye si ryo avuze, avuze irinyuranye n'iryo Uwiteka avuze, kuko yari amuziho ibigwi n'imirimo. Yari azi neza ko iyo urugamba rukomeye rugeze mu mahina ajya aseruka agatabarukana intsinzi. Aravuga ngo Uwiteka ari bubarwanirire, kandi abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubazanira agakiza uyu munsi. Ngo ayo magambo avuze azana ihumure mu mitima y'Abisiraheli, arabahumuriza. Ngo ako kanya ya nkingi y'igiciye bagendaga imbere irimuka ijya inyuma yabo, marayika bagendaga imbere arimuka ajya inyuma yabo. Ngo Imana ibwira Mose ngo rambura inkoni hejuru y'amazi. Imana iherutse kubwira Yeremiya ngo uruzi iki? Arayibwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Yarabanje aramubwira ngo nakuremye nakumenye ntarakurema, nkweza uri urusoro mu nda ya nyoko, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Irangije kumubwira igihe yamumenyeye, iramubaza ngo uruzi iki? Arayibwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Iramubaza ngo witegereze, arayibwira ngo naroye. Iramubwira ngo mbwira icyo wabonye. Yeremiya aramubwira ngo ndabona ari inkono, ari nk'inkoni itogota. Iramubwira ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye nkagira gute nkarisohoza. Biravuze ngo Imana ijambo yavuganye nawe iririndishije imbaraga zikomeye, iririndishije imbaraga zikomeye. Abadayimoni ntibarirwanya, abarozi ntibarirwanya, abantu bakwanga ntibarirwanya.
intambara waciyemo ntabwo zarwanya ijambo Imana yavuze. Iririndishije kinubi, iririndishije imbaraga zikomeye. Ngo akirambura ya nkoni hejuru y'amazi, ngo umuyaga uva ikasi uturuka n'ikusi, ngo amazi yo hepfo yire mu rukuta nayo haruguru yire mu rukuta. Bibiliya yaravuze ngo muri nyina w'inyanja hahise humuka hamera nko ku butaka. Ngo Imana ibwira Mose, aramubwira ngo bwira Abisiraheli bambuke. Ngo ako kanya ngo inkoko zabo, imbata, indogobe, ihene zabo, intama, inka zabo, ibyo baronkeye muri Egiputa, amatungo yabo, abasaza n'abakecuru, abagore n'abagabo, abatwite, abana batoya, ngo bambukisha inyanja itukura n'amaguru yabo, ngo bahambukira ngo nko ku butaka bwumutse. Abana ba Egiputa bagenda bafashe ku ntuza, ku nkuta z'amazi y'inyanja y'umutuku, ngo bagenda bayakoraho gutya, ngo bambuka baririmba, bambuka bumva bafite umunezero. Umwisiraheli wa nyuma avanye mu kuguru, umunyegiputa wa nyuma yari ageze mu nyanja itukura. Ngo baravugana ngo nimuze duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka Imana yabo, niyo magambo twasomye, abarengera akarwanya abanyegiputa. Ngo Imana iba yabyumvishe ako kanya, ngo Imana ica inziga ku magare yabo. Mu Kinyarwanda yaciye feri. Abantu batwara imodoka, ibinyabiziga murabyumva iyo feri yacitse biba bikomeye cyane. Ngo bakajya bayakurura, ngo ariko agakururuka ruhije cyane. Imana ishimwe. Ngo agakururuka aruhije cyane. Imana yabwiye Yeremiya mu bice 31 ngo nzongera kukubaka. Ngo nimara kukubaka nawe uzaba wubakitse. Ezekiyeli yarahanuye aravuga ngo Imana izabyubika. Reka uyu mugoroba Imana igira ibintu yubika mu izina rya Yesu. Imana ibyubika ku buzima bwawe, ngo akururika aruhije cyane. Ku banyegiputa baragerageza biranga neza, bisanga hagati mu nyanja itukura. Mise nibuka ubuhanuzi bwa Yesaya mu bice 35, yaravuze ku murongo w'8 ngo hazaba inzira nyabagendwa, ngo izitwa inzira yo kwera no gukiranuka, ngo abanduye imitima ntibazayicamo, ngo ariko abagenzi nubwo baba barabaswa, ngo ntabwo iyi nzira bazagira gute mw'abantu mwe, ntabwo bazayiyoba, ngo kandi intare n'idubu ntabwo bizayicamo. Hanyuma ngo Mose akebutse asanga abanyegiputa bose bari mu nyanja. Imana iramubwira ngo ngera urambura inkoni yawe hejuru y'amazi. Ngo ayirambura hejuru y'amazi, amazi yo hepfo yari yakoze urukuta nayo haruguru, ngo arongera araterana. Hanyuma ngo Uwiteka kunkumurira abanyegiputa mu nyanja itukura. Muri Covid 2019 nasomye ikinyamakuru kimwe kivuga urubanza rumaze ibihumbi n'ibihumbagiza mu nkiko z'abanyegiputa, ngo barega Abisiraheli bavuga ngo hari amagare yacu yarakozwe muri zahabu, amaringi yayo ari mu nyanja itukura. Ngo bajya bazana ba rwiyemezamirimo bakoga, bajya kuyageraho mu nyanja, ngo bagahasanga hari icyubahiro cy'Imana, bakagaruka bakavuga ngo nimusubirane amasoko yanyu, nimusubirane isoko mwari mwaduhaye. Hanyuma abanyegiputa baburanye urwo rubanza, barashaje, barusigira abana babo, nabo barasaza, murebe imyaka ishize. Hanyuma ngo abakunkumurira muri Egiputa, abanyegiputa barakunkumuka bose mu nyanja barapfa. Miriyamu nk'umuhanuzikazi ngo abonye ibintu Uwiteka akoze, ahita azamura indirimbo Abisiraheli batigeze barepeta, Abisiraheli batigeze baririmbaho n'umunsi umwe. Baravuga ngo ifarashi n'uwo ihetse Uwiteka biroshe hehe mu nyanja. Haguruka ku maguru yawe tubwire Imana yitamurure. Hari ibintu byarindagiriye inyuma yawe byagombaga kukwica, hagati yabyo nawe Imana yahashyize inkingi y'igicu. Impamvu bitakwishe nuko hari inkingi y'umuriro, kuri wowe yabaye umucyo, kuri byo ihinduka umwijima. Niyo mpamvu byarindagiye mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururira Abisiraheli ari mu nkingi y'igicu. Ngiye gusaba umushumba atambuke adufashe, atuyobore mu isengesho, atubwirire Imana ngo itamurure abantu babibone.